Flash TV, be there to watch. Flash TV, be there to watch. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Twongeye tubasuhuze inshuti mwese mukomeje gukurikira gahunda Flash TV yabateguriye nkuko maze kumenya n'umwanya nyawo kiganiro Flash Business. Mu kiganiro Flash Business muri kumwe na Bergine Bizimana tugaruka ku byinshi bigiye bitandukanye ku iterambere ry'abanyarwanda muri rusange n'igihugu. Niyo mpamvu tugira abatumirwa benshi bagiye batandukanye kandi tugaruka ku bucuruzi bugiye butandukanye mu Rwanda hose muri rusange. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko igaragaza uburyo ki ubukerarugendo mu Rwanda bushobora kurushaho kuzamura abanyarwanda muri rusange cyangwa se iterambere ryabo. Ubwo tuvuze ubukerarugendo tuba tuvuze ubukerarugendo n'amahoteli, ibi byose ni ibintu bikubiye bimwe hamwe, ni bimwe cyangwa se ni igisubizo gishobora gutuma u Rwanda rushaho gutera imbere n'abanyarwanda muri rusange, kuko ari kimwe mu byagiye bikunda kugaragara yuko bigenda bitanga akazi hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku bantu bagenda bakora muri izo serivisi cyangwa se batanga izo serivisi zijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli. Ariko none tukarebera hamwe ese koko bishoboka gute kugira ngo birusheho gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu banyarwanda muri rusange mu gutanga akazi, mu itangwa rya serivisi. Byose ni bimwe bishobora gutuma wa muntu utanga iyo serivisi agenda arushaho kugenda atera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi nabo ngende muri Flash TV ndi kumwe n'abatumirwa baragenda batwibwira tubwire ibigo bahagije bahagarariye n'ibyo bakora muri rusange. Reka duhere iburyo bwanjye. Urakoze cyane. Nitwa Uwizeyimana Jules Claude. Dufite ikigo cyitwa IBTC bivuga Innovation Business Technology College, gifitemo amaserivisi menshi y'ibyo bigisha. Muri izo serivisi rero tuje kuvuga kuri serivisi y'ibindi twigisha byitwa customer care, uburyo abantu bakira abantu neza, kuko ni ibintu bikenewe mu rwego rwo kugira ngo twihutishe iterambere twakira abantu neza. Ni mu maso bwanjye nawe watwibwira. Nitwa Habimana Alphonse, abandi umuyobozi wa Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy, ishuri ryigisha amahoteli n'ubukerarugendo. Nkaba kandi ndi umunyamabanga mukuru w'amashuri yigisha ibijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli mu Rwanda. Ndagira ngo rero wenda duhereye aho ngaho nk'umuntu ubifite mu nararibonye cyangwa se impuguke bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, kugeza akanya amahoteli n'ubukerarugendo bifite iyihe shusho cyangwa se iyihe sura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku buryo wa muntu wenda udukurikiye ari mushyashya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se ataramaze imyaka myinshi abo mu Rwanda ashobora kwiyumvisha urwego biriho muri aka kanya? Murakoze. Kanya amahoteli n'ubukerarugendo ni serivisi zuzuzanya nk'uko warubivuze mu kanya, kandi ubukerarugendo nyine bufite uruhare runini, urwego rufite uruhare runini mu bukungu bw'igihugu cyacu, ku buryo amahoteli, abikorera ndetse n'inzego za leta iyo bafatanyirije hamwe bizamura ubukungu bw'igihugu cyacu. Ni ukuvuga dushobora kureba nko mu nkingi z'imibereho myiza y'abaturage, umutekano n'ubukungu nyine nyirizina. Hanyuma by'umwihariko turebye imbaraga ziba zarashyizwemo na leta yacu mu rwego rwo kureshya abakerarugendo ngo basure igihugu cyacu, mu rwego rwo gutegura inama mpuzamahanga hano tukabona abashyitsi benshi. Ibyo ngibyo bihita bigira uruhare no mu mahoteli. Amahoteli, igihugu gishoye imbaraga mu gutumira abashyitsi, hakabura ababakira neza, hakabura ababaha serivisi nziza y'ibyo bakeneye, n'ubundi za mbaraga zatanzwe
zacika intege ntacyo twaba turimo dufasha ariko habaho ubufatanye bigahita bizamura rero ubukungu bw'igihugu cyacu kuko amadevize arinjira kubasura ibyiza nyaburanga by'igihugu cyacu ndetse kandi no kubagana aya mahoteli nayo aracuruza akabasha kugira icyo yinjiza ndetse nyuma yaho agatanga n'imisoro bikaba byagera no ku muturage kuko bitanga akazi abashyitsi baje bagomba kugira ababakira ndagira ngo mbaze na Claude kugeza aka kanya n'izengero wenda zaba zifatika ushobora kubwira abanyarwanda muri rusange cyangwa se ba nyiri mahoteli muri rusange zishobora gutuma wa muntu uje kugana ahabwa serivisi nziza kandi yihuse ishobora kumufasha mu buzima bwa buri munsi cyangwa se akava ahishimiye ku buryo nagenda azanagaruka cyane yuko niba kuko u Rwanda turi bimwe mu bihugu biri kugenda byakira inama nyinshi zigiye zitandukanye hano mu gihugu cyacu bivuze yuko tugomba kugira serivisi nziza kugira ngo abatuganye bazagende bagaruka kandi bishimiye ya serivisi. Ubundi muri customer care cyangwa se mu buryo bwo kwakira umuntu neza hari ibintu bigomba kwitabwaho. Uburyo bwa mbere bugomba kwitabwaho mise mvuga ngo kurinda isura ya mbere umuntu akinjira naba ntangiriye kuri ahubwo icyo bita standard operation SOP standard operation procedures ngo mwebwe mu kigo mo imbere mugomba kwa mwariyubatse ku buryo mugira uburyo bwiza bwo gupanga akazi kanyu ku buryo abantu nibaramuka baje na ya sura ya mbere dushaka kuvuga ngo kurinda isura ya mbere umuntu akinjira kurinda isura y'igihe murimo barane cyangwa uzamarana no kurinda isura ya nyuma agiye ariko kugira ngo ibyo bibeho ubwo bushobozi bushoboke biterwa n'uko ikigo cyo gifite icyo bita standard operation procedures cyangwa se manuel de procedure yo cooperating kugira ngo ibikorwa bikorwe. Rero ikintu gikorwa cya mbere ni uko ikigo kugira ngo gitange serivisi nziza cyangwa se umuntu ukora kuri reception runaka ahantu atanga serivisi nziza ni uko aba afite amakuru ahagije ku buryo ikigo gikora ariko akagira n'uburyo bintu bipangwa kugira ngo buri kintu cyose umukiriya ashaka akibone cyane cyane asobanurirwe amakuru ahagije ku gicuruzwa cyangwa se kuri serivisi. None bikarangira iyo umukiriya abashije kunyurwa afata ibyemezo. Mu byemezo umukiriya afata umukiriya wundi muri rusange baragura ibintu bitatu: agura igiciro, akagura karite, akagura na fonction. Ngo agura igiciro cyo mwumvikanye yemeye ko ari bugitange, akagura karite ari buhabwe hagati aho wenda y'igicuruzwa cyangwa se ya serivisi, none akazanagura kwenjoyinga kugikoresha icyo kizamumarira. Ubwo rero iyo umukiriya ubashije kumusobanurira kuri produit zose ukora cyangwa serivisi wakabyemera kubw'ikiguzi mwavuganye kubwa karite bifite no kubyo icyo bizamumarira akemera none ko umukiriya wawe ubwo rero ubwo buryo bwa mbere nuko isura ya mbere akinjira. None hari n'indi sura rero umukorana iyo hagati yamaze kwinjira ari nabwo hashobora kubonekamo n'ibyo gukosora iyo wenda zamara igihe kinini. Noneho rero nyuma ukazarinda by'umwihariko isura ya nyuma agiye ndetse binabaye ngombwa ukabashobora no kuba wamukurikirana mu kumenya niba yaranyuzwe ariko ubyo ubimenya kihava. Rero nuvuga ngo kugira ngo umuntu atange serivisi nziza ni ibintu byigwa, ntabwo ari ibintu ushobora kuvuga ngo navutse ngo mu rugo baba bafite umutima mwiza nyuma biza kuba ngombwa ko uwo mutima mwiza bakira babona. Harimo ibintu byigwa mu ishuri, niyo mpamvu ari shuri rihari, niyo mpamvu IBTC save nka branche yigisha ibijyanye na customer care ihari kugira ngo nibura nubwo umuntu yararangije humanité muri sciences muri section yari yose nafata short course y'ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3 abari ku rwego rwo yatangira gutanga serivisi ku rwego rwiza cyane kandi ahita atangira gukurikiza standard operation procedures za procedure de manuel de procedure zo kugira ngo serivisi zitangwe neza. Rero sinzi basubisho neza ariko uko byagenda kose kugira ngo ibintu bigende neza hagomba kuba uburyo bwiza bwo gutegura no kuba banafite ubumenyi. Urumwe mu bafite ishuri ryigisha bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo ndagira ngo tubwire by'umwihariko wenda nk'ikitegerezo iwanyu mutanga se mu kigo cyanyu mutanga mu bigenza gute kugira ngo wa munyeshuri avemo yaraminuje cyangwa se afite ubunararibonye mu bijyanye no gutanga serivisi by'umwihariko avuye mu kigo cyanyu? Munakoze. Ishuri ryacu nk'uko twahoze tubivuga ni ishuri ryigisha amahoteli n'ubukerarugendo kandi
twebwe ubwacu turabizi yuko turi abafatanyabikorwa mu bukerarugendo hano mu Rwanda. Ni nayo mpamvu rero umurongo mwiza tubona w'ubukerarugendo, ibikorwa byiza bikorwa mu rwego rwo gushyigikira ubukerarugendo, natwe imikorere yacu ijyana muri uwo murongo. Bituma rero twigisha abanyeshuri bacu, tugashyira imbere amapuratike menshi bari ku ishuri, bakamenya neza ibyo biga, nk'uko hari gahunda ya Minisiteri y'Uburezi yo guteza imbere ireme ry'uburezi. Tugendera ku nteganyanyigisho rero z'igihugu cyacu, ariko kandi tugashyiramo n'akarusho ko gutanga puratike nyinshi. Ikindi hari gahunda yuko ibigo byose byigisha TVET mu Rwanda bigomba kugira imikoranire n'amakampani n'ibigo bindi, kugira ngo abanyeshuri bigishwa babona aho bimenyereza, bakorera imenyerezamwuga. Aho rero dushyiramo imbaraga nyinshi n'ubundi, ku buryo dufite abafatanyabikorwa benshi mu mahoteli no mu bukerarugendo. Mbonereho umwanya wo kubashimira amahoteli yose yo mu Rwanda n'ibigo by'ubukerarugendo biduhera abana imenyerezamwuga cyangwa stage. Numvise bajya bavuga ko babishyuza, biriya bintu byaba ari byo wenda nguciye mu ijambo gatoya. Ubundi muri gahunda y'igihugu cyacu imenyerezamwuga ntabwo ryishyuzwa, ariko abishyuza hari igihe baba bafite impamvu zabo, kuko hari abo numvise bavuga yuko ari contribution y'abakozi bazafasha mu guhugura abo bana. Biterwa rero n'ikigo cyakiriye abanyeshuri, ariko kugeza ubu ibigo dukorana nabyo twebwe, ishuri ryacu ntabwo byishyuza abana bacu. Urumva ntabwo bafata amahoteli yo ku rwego rw'igihugu dufite ngo yishyuze, kandi n'ubundi nayo atanga umusanzu mu kurera abana b'u Rwanda. Dukora rero ubufatanyabikorwa n'amahoteli, ndetse kandi dushyira imbaraga mu kwagura imipaka, ku buryo ubu ngubu dukorana na kaminuza yo mu birwa bya Mauritius, aho dufite abanyeshuri 42 twoherejeyo. Icyo gihe rero iyo bagiye kwiga gukomeza amashuri, bakora n'imenyerezamwuga nimugoroba. Mu gitondo bariga, nimugoroba bakajya mu imenyerezamwuga. Turimo kandi turakorana neza cyane n'Ubuholandi, Netherlands Senior Expert, aho badusabiye partnership na kaminuza yaho yitwa Drenthe College. Turimo turashaka rero ko abari bacu n'ubundi twakwagura imipaka, imbibi, abanyeshuri bacu bakajya baguka mu bumenyi, kugira ngo ya service twifuza gutanga inoze. Igihugu cyacu imbaraga gitanga gitumira abashyitsi, natwe dutanga izindi imbaraga kugira ngo abashyitsi bazajye basanga twiteguye kubakira kandi neza. Ngira ngo mu kiganiro cyacu tugaruka kuri byinshi bitandukanye, tuganira ku iterambere cyangwa se uruhare rw'ubukerarugendo mu Rwanda mu iterambere ry'igihugu cyacu mu Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Turagenda kandi tugaruka mu turere tugiye dutandukanye, aho twagiye tuganira n'abanyira amahoteli agiye atandukanye. Reka tubanze twerekeze i Rwamagana, turebe ibyo muri Vision Motel, uburyo bakira abantu n'uburyo dusobanura itangwa rya serivisi ryaho uko rihagaze kugeza aka kanya. Twavugimana Jean Bosco, nkaba ndi manager hano muri Silver Vision Motel iherereye mu ntara y'Iburasirazuba, mu merekezo y'imbere y'akarere n'intara, ndetse n'uruhande rw'ibitaro bikuru bya Rwamagana. Izo zikaba arizo nshingano zanjye hano muri Silver Vision Motel umuyobozi w'ingendo. By'umwihariko hano muri Vision Motel, kubera yuko hari abantu benshi bibuka muri intara y'i Rwamagana, abaturuka za Kigali, Kayonza no ku mupaka mukuru w'igihugu, cyane cyane hariya mu gihugu cy'abaturanyi aho gifunguriye imipaka. Hari abantu benshi bahayoboka inaha. Twasanze hari ibintu byinshi bikenewe inaha muri Rwamagana. Umubosi wacu ashaka ko twashyiraho iby'umwihariko bikundwa n'abaturage bo mu bihugu duturanye, cyane cyane nka za nyamacoma, cyane cyane zikorerwa muri Kenya. Twazizanye hano mu Rwanda, tuzikorera hano Rwamagana muri Silver Vision Motel. Buri munsi ziba ziri mu ifuru nk'umwihariko, kugira ngo abahagana abone icyo kurya cyihuse. Tukaba tugira n'inkoko nziza cyane ziba zorowe hano mu ntuza mu bitere yacu, ndetse n'inkwavu nazo zirahari, byose by'inyarwanda.
tukagira n'amafi y'umwihariko ya muhazi. Hari umuntu uyatuzanira buri munsi nibura 10 ku munsi kugira ngo abahanyuze bafate icyo bakeneye. Ikindi cy'umwihariko dufite n'ahantu ho kuruhukira kuri abo bagenzi bava kure, ukeneye kurara ararara, ibyumba birahari ku biciro byiza cyane. Uruhuka ku manywa hari igiciro cy'uruhuka nijoro nawe hari igiciro cye, kugira ngo tubashe gufata abantu bacu neza. Ni serivisi ndetse inoze kandi yihuse dutanga, mbona benshi banabikunda muri iyi minsi aho bafunguriye. Iki gihe aka kanya wenda kuri ibintu by'amahoteli mu gutanga ibintu by'umwihariko, ubona mu itangwa rya serivisi hari icyo bishatse kuvuga mu Banyarwanda muri rusange cyangwa se mu gihugu mu iterambere ryacyo? Urakoze cyane. Urumva dufite amahirwe yo kugira amashuri, tukagira n'amahirwe y'imitekerereze myiza ya RDB nk'igihugu gishinzwe iterambere ry'amahoteli n'ubukerarugendo n'abashoramari baza mu Rwanda bashya, natwe dusanzwemo gutanga serivisi nziza. Urwo rukamatanye rw'ibyo bintu byose rero, rwa polisi nziza za leta, abafatanyabikorwa nk'amashuri, ubwo buryo bw'amashuri amaze kwaguka afite abafatanyabikorwa bo hanze, afite n'aba-expert baza kwigisha, n'abantu nanone bashaka kwinjira muri izo serivisi bashya. Urumva ko ibyo byose bifatanyije ukanabihuza na bino tumaze kumva by'abantu batekereza ikintu umukiriya ashobora kuzakenera mbere y'uko ahagera. Kuko biragoranye ko wafata umukiriya ngo umufate umuhe serivisi nziza utazi imitekerereze y'ikintu cyose azifuza mu gihe cyose azaba ari iwawe. Rero ntekereza ko bitanga umusanzu mu buryo bwose, ku buryo ntekereza ko serivisi nziza mu gihe cyose yatanzwe mu gihugu icyo ari cyo cyose, ku isi hose, aho ariho hose, ibintu bigenda neza kuko umukiriya n'ubundi niwe mwami wacu. Mu gihe cyose umukiriya yanyuzwe, ibintu byose ushaka kubigeraho. Muri wenda Excellent School kugeza aka kanya noneho Abanyarwanda ni iki bakwitega cyangwa se mu itanga ry'umusanzu wo kugira ngo abo banyeshuri bari kurangiza aya masomo cyangwa se bakiri mu ishuri babashe kugira ubunararibonye? Hari ibigo bimwe na bimwe byo bumva bavuga yuko wenda badafite ibikoresho bihagije mu kugira ngo basohoke muri cya kigo bafite ubunararibonye buhagije kugira ngo bashe gutanga serivisi nziza ku rwego rwiza rwo hejuru rwambukiranya n'imipaka. Icyo kiri mwebwe muri kubikoraho gute? Murakoze. Mu ishuri ryacu nk'uko nahoze mbibabwira, dufite gahunda ya leta tugomba kubahiriza. Ikigo cy'igihugu rero Rwanda TVET Board hamwe na NESA ni ibigo by'igihugu byagiyeho kugira ngo bireberere amashuri yigisha kugira ngo twimakaze ireme ry'uburezi. Ni muri urwo rwego rero ishuri ryose riba hari ibikoresho rigomba kuba rifite kugira ngo ryemererwe no gutangira. Ariko noneho buri shuri birumvikana hari n'umwihariko cyangwa se akarusho umuntu agomba kongeraho kugira ngo abanyeshuri bacu, abana bacu nibagera ku isoko ry'umurimo, aba bakiriye nibura bavuge ngo aba nibo twashakaga. Nibagerayo batanga umusanzu wabo, ubakiriye nawe agira ikintu yunguke ko abakiriya yakiriye bagenda bishimiye serivisi yatanzwe. Ni ukuvuga rero dufite akarusho ko kubakoresha cyane, ndetse kandi tukabohereza mu imenyerezamwuga tuzi neza yuko bashoboye. Kandi turakomeje ntabwo turekeye aho ngaho, gukorana n'abandi, gukorana n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, gukorana n'abikorera, kuko twasanze bifite uruhare runini cyane. Kuko niyo bagize mu imenyerezamwuga mu kugaruka bararangije amasomo, niho n'ubundi babonera akazi. Kuko basanga ubumenyi bafite ari bwo bari bakeneye, bakavuga bati aba banyeshuri turabagumanye, ugasanga natwe tubyungukiyemo nyine. Iyo wigishije ukagenda wumva aho abanyeshuri bari bitwaye neza, bagera ku isoko ry'umurimo, bagakora ibikenewe, biba ari ishema ryacu. Claude, kugeza akanya mwashyizeho kiriya kigo kijyanye n'itangwa rya serivisi nziza mu Rwanda, ese mujya kugishyiraho hari icyuho mwari mwabonye mu itangwa rya serivisi hirya no mu gihugu cyacu wenda gihari ku buryo muvuga muti ibingibi bije ari igisubizo ku gihugu cy'u Rwanda? Urakoze. Twebwe urumva IBTC imaze imyaka myinshi 10
yabanje gutanga amaserivisi atandukanye muri multimedia, muri filmmaking, muri graphic design, muri web design. Ariko nyuma yo kuba ari innovation udushya dukorerwa muri business, turimo no kwigwa muri technology, tukabamo n'ibijyanye no kuba byigishwa, twaje gusanga hari abantu badakeneye kwiga imyaka 4 cyangwa 3 ya cycle superieur nka hoteli and operations, hoteli and hospitality, ibintu nk'ibyo. Twe duhitamo ko umuntu wese ushaka kwiga nibura kwakira abantu mu buntu bijyana nicyo nakwita nko gushyira akadomo kuri i. Buriya akaro umurongo ugoro uberamye ugashyiraho n'akandi ugashyiraho akadomo, akara akadomo niko kajistifia ko i yabaye i. Rero twebwe icyo twakoze ni iki, twavuze tuti umuntu wese hatitaye ku myaka, hatitaye ku amashuri ari ngombwa, kuko rimwe na rimwe harimo harazamo n'ikintu cy'indimi kubera kwakira abanyamahanga, ariko indimi tubwira abantu ko bashobora no kuziga ku ruhande mu mezi 3 6. Ariko twe icyo dukora, abantu barangije kwiga secondaire cyane cyane cyangwa se barangije kwiga tronc-commun, bafite nibura education de base, education de base cyangwa ubumenyi bw'ibanze. Twe icyo dukora, nibura twebwe kwiga iwacu bisaba kwiga nibura mu gihe cy'ukwezi kumwe, bidashobora kurenza amezi 3. Mu mpamvu zo kugira ngo tukubwire ibintu byose byibanze, kuko nuko wenda uburyo duko kigano cya gifite limite, ubundi hagumye kuba ari nk'uburyo bwo guca mu ncamake ibintu byibanze umuntu abagomba kubaza, uburyo n'ubwo umuntu yako kino kiganiro akatazabona uburyo bwo kuza kwiga, ashobora guhitagira ibintu byibanze ne muri yagira kugira ngo yitwe ko atanga serivisi nziza kandi koko aba nazitanga. Rero mu by'ukuri navuga ko twe nka kira kigo cyacu cya IBT Survey ni ishami ry'ubushakashatsi ry'iwacu ryakoze ubushakashatsi ku bindi bintu bigomba kwigishwa, birimo nka customer care, birimo nko kwigisha kurepara ibintu bya moteri za moto n'iz'ubwato n'iza frigo, n'ibindi bintu byose by'amativeti schools, nkuko Rwanda TVET Board ishakisha uburyo muri 2024 nibura ibintu by'ubumenyi ngiro ari byo byaba bitunza abantu. Rero twebwe nka IBTC Survey ubwo n'ubushakashatsi turimo gukora tugahita tunabishyira mu bikorwa, twasanze noneho customer care ari umwihariko kubera ko u Rwanda rushyiramo ingufu mu gukangurira no gutanga serivisi nziza, bityo tukabona ko umusanzu ishuri rya Excellence Tourism and Hospitality Academy, ishuri rya IBTC Survey, iyo branche irimo gukora surveying ku bintu byose byangombwa, tukabona nandi mashuri kukurumva ni secretariat, ni secretary wa mashuri y'ibintu by'ubumenyi ngira ariko muri domaine ya hospitality. Rekeza ko nidufatanya na RDB nka polisi yayo nziza, tugafatanya n'imbaraga bashyizemo kugira ngo zana abashoramari inama mu Rwanda, none bagahura n'abantu bavuye mu mashuri yacu, neza ko igihugu cyacu kizazamuka rwose byanze bikunze. Ndagira ngo tubwire noneho by'umwihariko kuba mufite ririya shuri ibijyanye na partnership cyangwa se ifatanya bikorwa n'ibindi bigo bikomeye cyangwa se binini, ukomoje ku bihugu byo hanze mukorana nabyo kugeza akanya noneho mu Rwanda, by'umwihariko byifashe gute mu itangwa ry'imenyerezwa ry'umurimo, ku buryo wa munyeshuri tuvuga ngo avuye hariya ahuye n'abanyamahanga ba mukerarugendo agiye gutanga serivisi nziza kandi yihuse kugira ngo ibakundishe igihugu cyacu no mu iterambere muri rusange, kuko yo utanze serivisi nziza ndizera ko ari amafaranga benjira mu gihugu kandi n'uyihaye arushaho kwishima agasohora n'aya mafaranga. Murakoze cyane. Mu gihugu cyacu ubu ngubu byifashe neza mu buryo abikorera ndetse n'inzego za leta twese dushyize hamwe no gufasha urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo narwo rugire ubunararibonye mu gutanga serivisi nziza. Kubera yuko gutanga serivisi, ikintu cyitwa serivisi kugira ngo kinoge, kugira ngo serivisi be nziza ni ubufatanye. Ba bana twigisha tukabashyira mu kazi aho bagomba guhura n'abantu, babaye badafite ubushobozi bwo kwakira neza abatugana, n'ubundi bya bindi byose twapanze, bya bindi twavugaga bya serivisi byagira inkomyi. Ni nayo mpamvu rero dufatanya kugeza ubu mu Rwanda byifashe neza, kuko ibigo ari amahoteli, ba nyir'amahoteli ndetse n'abayobozi b'amahoteli dukora neza, aho dufite gahunda yo kujyana abana mu imenyerezamwuga turavugana. Ikindi kandi cyiza cyane nuko ku rwego rw'igihugu dufite urwego rutureberera, urwego duhuriramo rwitwa Chamber of Tourism,
aho rero niho duhurira na association y'amahoteli, tugahura na association y'ibigo by'ubukerarugendo, association y'abayobora ba mukerarugendo ndetse na association y'amashuri ya kaminuza na secondaire abyigisha mu Rwanda. Aho iyo duhuriyemo rero nibwo tuganira tukareba uburyo twafatikanya kugira ngo abana bige neza nkuko bikwiriye, nibagera mu mahoteli, nibagera muri bya bigo by'ubukerarugendo bakore nkuko bikwiriye, twese hamwe tuzamure serivisi nziza mu bukerarugendo. ngira ngo ari twaje dusura uturere tugiye dutandukanye tureba ubukerarugendo bwaho bwifashe gute, cyangwa se bari gutanga serivisi gute, biteguye guteza nama nini, cyangwa se abagiye bahana imbibi n'imipaka yo yegereye igihugu cyacu cy'u Rwanda gifashe bite. Reka tubanze tujye mu karere ka Kamonyi turebe uko muri Ganza Moteri biba byifashe na serivisi batanga, tugaruka mu kanya dukomeza ikiganiro cyacu. Nitwa Muragwa Richard, ndi coordinator w'ibikorwa bya Ganza Motel. Ganza Motel ibarizwa mu karere ka Kamonyi. Niho turi, ni hafi y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi, ni hafi aho ngaho. Urugero n'uruza ni ruri hejuru cyane kuko aho dufite iyo motel neza ni hafi n'umuhanda munini uhuza iyi ntara yose y'amajyepfo. Urumva harimo circulation nyinshi, harimo shema nyinshi, harimo imodoka nyinshi zihanyura, n'abagenzi ni benshi cyane, abasura amajyepfo, abaza muri Kigali, urujya n'uruza bari runini cyane. Nzira muri iyi nzira, umuntu uturutse Rusizi, umuntu uturutse Huye, umuntu uturutse Nyamagabe, aba yakoze urugendo rurerure ajya mu mujyi wa Kigali. Iyo ageze aho hafi araharuhukira rwose, akagira icyo afata, cyaba icyo kunywa, cyaba icyo kurya, cyihuse, ni serivisi nziza zihuse. Yarangiza gufata icyo ngicyo akikomereza urugendo rwiwe. Urumva rero bigira icyo bifasha motel, ndetse natwe tugafasha abanyarwanda muri rusange muri serivisi. Kuri abadukurikiye nk'uko babibonye, dufite serivisi nziza, dufite ahantu heza hatuje, hafite uburanga bwiza. Iyo ureba imisozi iri ku ruhande ibisa neza. Ikindi dufite sale nziza, yaba sale ntoya na sale nini. Dufite ahantu ho kuruhukira heza, dufite bare nziza, dufite amacumbi meza, dufite igikoni ciza, kandi ndongera no kubabwira ko ibintu byacu dukora byo byinshi biba biri naturel. No kuvuga ngo biba bifite umwimerere. Dufite imirima duhinga, no kuvuga imboga tubagaburira nizo tuba dukuye mu murima ziri naturel. Amatungo tubabagira, tuba tuyoroye aho hafi arahari. Urumva ntago ari ibintu biba bitinze mu mafrigo, ni ibintu tubaha biba biri naturel. Rero turabatumira rwose kugira ngo baze barebe, ndabizi neza nibahagera bakareba iyo. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere mu zigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda Masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zaba zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zujuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo 5 byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Ikiganiro cya cyari Flash Business turi kuganira ku ruhare rw'iterambere cyangwa se gahunda yo kuzamura ibijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli mu Rwanda. Ese hakorwa iki kugira ngo birusheho gutera imbere, abanyarwanda bashobore gutanga serivisi nziza kubaza babagana? Turi kumwe n'abatumirwa hano, turi kumwe na Jean Claude afite ikigo cy'ishuri hagariye IBTC, turi kumwe kandi na mugenzi wacu hagariye ikigo cy'ishuri Excellent School, nawe yigisha ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Ubwo ngubwo rero ikiganiro cyacu cyakomeje tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Claude, najya none tubwire kugeza aka kanya nk'imbogamizi kunze kugaragara wenda mu itangwa rya serivisi z'amahoteli n'ubukerarugendo nizihe? Byakunze kuvuga yuko hari bamwe mu banyamahoteli bakunda gushaka abakozi batarabanyamwuga cyangwa se batabyigiye, badafite na kanosiyo na gakeya mu bijyanye na serivisi. Ibi ngibi bishobora kuba kimwe mu bishobora gutanga igihombo mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange mu bijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli. Urakoze cyane ku bw'icyo kibazo. Urimo nabaza ibibazo byiza binini bishobora kuvugwaho umuntu wese akaba yahindura cyangwa kongera agakosora. Ubundi mu gutangwa kwa serivisi haba hari uburyo bwo kugenda ukura
bitewe no kugenda ujijuka. Ubundi bavuga ko kugira ngo umuntu abe successful cyangwa se abe umutsinzi mu byo akora abasabwa ibintu bigeze nko kuri bitatu. Abasabwa kugira umutima ubwo ni bya bintu byose ushobora kuba uri umukoresha ukajya ujya kubona ukabona umukozi uramwishimira kubera yuko afite kwibwiriza, afite kuzinduka, afite koza amategeko yose umuha n'andi yose ajyanye n'akazi. Bigatuma ikigo gikura. Noneho akaba ikindi cya kabiri gishobora gutuma ibintu bitera imbere ni ukugira ubumenyi. Ikindi gishobora gutuma umuntu aba successful ni ukugira equipment, ibikoresho. Urumva rero nko gucyo rombajije ngo se gutangwa kwa service mbi mu mahoteli kuko bangaje umuntu udafite ubumenyi byagira ingaruka ku gihugu cyangwa se muri service. Ibyo bintu uvuga ni ukuri. Nubango niba tuvuga ko kugira ngo umuntu atsinde mu bwoko bwose bwa business bisaba ko aba afite urwego rw'ibintu bitatu: imbaraga z'umutima cyangwa se mindset iri ku rwego rujyanye n'iko akazi gakorwa, akafite n'ubumenyi, akafite n'ibikoresho bimufasha settinga kugira ngo akore ako kazi. Bivuze neza ko niba hari ikintu kimwe kibuze ku mukozi wangaje, yego, aricyo bwa bumenyi warangaje umuntu nyine utarize, ababuzemo ikintu cy'ingenzi. Kuko urumva kugira ngo ube successful cyangwa ube umutsinzi bisaba kuba ufite wa umutima nabuze uko ni mindset, kwibwiriza, kwizindura, upajina mu bwonko nijoro kubera ko bitari ku murongo cyangwa bigomba gushyirwa ku murongo. That is a kind of my heart cyangwa se mind. Noneho rero kuba umuntu waramuzanye mu kazi akaba afite umutima ukamana equipment ariko nta bumenyi afite, ni ikibazo gikomeye cyane. Byanze bikunze iyo service ntabwo yazagenda neza. Niyo mpamvu ntekereza ko kuri icyo kibazo mbajije ntibikwiriye rwose ko umuntu aza muri service atarize ibijyanye na customer care. Kuko mu gihe cyose umuntu azi ibijyanye no kwakira abakiriya neza, akaba azi n'ibyo bintu bisabwa cyane cyane umukoresha, agomba gupanga akazi ke neza ku buryo no mu kwangaje abakozi hatabaho kubogama. Cyane ko n'abari abantu babarangije kwiga bakeneye kujya mu kazi. No kujya gushyiramo umuntu utarize kandi iyo elema yo kugira ubumenyi ari ngombwa mu kazi ni ikibazo gikomeye gishobora gutuma ibintu bisubira hasi. Niyo mpamvu mu nama dutanga niyo turimo kwigisha ducishamo tukanababwira ku bintu bijyanye no kugira esprit ya leadership. Niba ngiye no gukora akazi ahantu agasanga umukoresha we ntabwo afite ubumenyi bujyanye n'ibyo akwiye kuba akora, akwiye kujya acishamo. Nubwo bigoranye gukosora umukoresha wawe, ariko bibaye byiza no mu nama zo mu kazi ukaba watanga igitekerezo cy'ukuntu byagenda kuko warabyize, byatuma na boss agenda akosora. Kuko boss ntabateze kuhava, ariko ushobora kugenda ukosora umufasha gukosora, ni yanakugira ikiza akakugira umuyobozi, bikazarangira mukosoye kuko wa musanzu hano ufite ubumenyi, wahaye ibikoresho, bafite n'umutima, rwose birashoboka ko ashobora kuzamura. Ariko mu gihe harimo elema ibuze cyangwa se rumwe mu cyangombwa kugira ngo service itangwe, byazagira ingaruka. Murakoze cyane. Byakunze kugaragara yuko mu mahoteli menshi yo mu Rwanda akunze kumanegingwa cyangwa se kuyoborwa n'abanyamahanga. Ese nuko mu Rwanda twaba tugifite ubumenyi bukiri hasi mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo ku buryo tukitabaza abanyamahanga, kandi tuzi neza yuko mu Rwanda dufite bya bigo bya kaminuza byigisha urubyiruko rwacu cyangwa se bya bigo by'igihe gitoya byigisha urubyiruko rwacu cyangwa se abanyeshuri mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo? Murakoze. Hari igihe cyabayeho amahoteli n'ubukerarugendo bitaratera imbere cyane, ariko iyo turebye mu myaka uko imyaka yagiye ikurikirana, kuko nanjye ubwanjye niga wasangaga ahubwo twiga iby'amahoteli abantu bakaguseka, umuntu w'umugabo ugiye kwiga guteka, ugasanga abantu bamwe na bamwe barabyiga bafite isoni, abandi ugasanga ku makayi arandikaho ikayi ijyanye n'ibyo guteka, ugasanga arandikaho irindi somo nka biochimie abihishahisha. Icyo gihe cyabayeho. Icyo gihe rero u Rwanda mu gihugu cyacu amahoteli n'ubukerarugendo hari urwego yari ariho, bitandukanye rero n'ubu ngubu aho igihugu cyashyizemo imbaraga nyinshi. Murumva n'amashuri yayiyongereye, ari amashuri ya kaminuza ndetse n'aya TVET abyigisha. Ikindi kandi n'aya mahuriro, ihuriro ry'amashuri, ihuriro ry'abafite za hoteli cyangwa se abayobozi ba za hoteli, ibyo byose rero byagiye bitanga umusanzu mwiza.
ndetse ahubwo n'igihugu cyagiye cyohereza abanyeshuri mu kubyiga kwisipesiyaliza muri byo ku buryo mu ntangiriro nyine hari aho byagiye bisaba kwiyambaza abandi bantu babizobereyemo ariko icyo gihe uko tugenda dutera intambwe tugana imbere bigaragara yuko abanyarwanda bamaze kubimenya cyane ari benshi nabo ku buryo iyo urebye neza usanga mu mahoteli nta banyamahanga benshi bakirimo abanyarwanda rwose barabikora kandi neza ndetse ahubwo ubona intera cyangwa se intambwe dufite ari nziza ugereranyije imyaka ya za 2005 kuzamura kugeza muri 2010 noneho kuva 2010 ugejeje iki gihe usanga hari intambwe ikomeye imaze guterwa. Claude, nta kazi katagira ikosa. Kugeza aka kanya umuntu agiriye ikosa muri ka kazi, yakiriye umunyamahanga nibo bamerageze mu gihugu, ariko so ari gute bigenda gute mu ni icyo akora nkawe nk'inararibonye cyangwa se nk'umuprofeseri ubimenyeremo ubigisha abagenzi bawe bandi mu bijyanye na serivisi nziza? Urakoze cyane. Nuwa ngo mu gihe cyose habonetse ikosa muri serivisi, ubundi amahoteli uzi ko akunda ko afite ibiciro bimeze ukuntu biri advanced ukuntu bitembera ukuntu, ntago byeme mu buryo buri bwa burundu ko undi muntu runaka mu bari bari aho ngaho amenye icyabaye. Ushobora kumwemera ikindi kintu cyose gishoboka. Icyambere niba wenda ari ikosa rivutse wenda mu byo kurya biri ku meza cyangwa se aho yaraye, ushobora kumwemera ko atari bwishyure cyangwa se kuri bumuhe indi verisiyo y'ibyo bintu nta kiguzi. Mbese uriyaranja ku buryo kubera ko customer care ni iki, ni uburyo kwakira umukiriya neza. No hagati mu gutanga serivisi havutsemo ikibazo, no ngo icyo ukora rero nta kindi, uriyaranja ku buryo umukiriya wawe umwiyekiza ukamusaba imbabazi zishoboka zose, warangiza ntabwo gusaba imbabazi bihagije, ukanakosora mu buryo muri pratique icyo kintu cyabaye. Niba ari ibyo kurya ushobora kumwemera ko ajya gufata ibindi nkabyo nta kiguzi cyangwa se ko atari bunakwishyure, ariko ku buryo abona ko namwe byabaye bibagwiririye. Bivuze ngo rero nta kindi kintu ushobora gukora ku mukiriya utanyuzwe ku ikosa ryabaye. Ikintu cyose ugomba gukora wihutira gusaba imbabazi mu cyo twise hano kwakira umukiriya neza. Wigeze gukomoza ku bijyanye n'uburyo abanyarwanda kera batiyumvishaga uburyo bwo kujya kwiga guteka ngo uri umuntu w'umugabo, kugeza aka kanya mu bijyanye n'uburingane cyangwa se gender mu Rwanda, wenda duhere mu kigo cyanyu byifashe gute cyangwa se mu Rwanda muri rusange kuko uri n'impuguke mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo? Nakoze ubu ukuntu byifashe ni byiza kubera yuko turabona abantu bahagurukiye mu kubyiga, harimo abantu b'igitsina gore barabyiga cyane. Nyamara icyo gihe twiga abantu baduseka, abantu b'igitsina gore babyigaga hari amagambo bagendaga bababwira uko ashaka kwigira nabi, ko ari imico mibi kujya kwiga iby'amahoteli, ariko usanga ari umwuga mwiza. Umuntu w'umukobwa ashobora kwiga, umudamu akabyiga akabona akazi kakamutunga, kagatunga urugo rwe, ugasanga n'umudamu wibashye utunze urugo, abana be akabaha uburere bwiza kandi akora no mu mahoteli. Ikindi abantu b'igitsina gabo nabo barabihagurukiye barabyiga, nta nubwo ari abana gusa, usanga hari n'abagabo bakuze aza bitewe na gahunda afite akabyiga mu nyigisho z'igihe gito. Hari abaza ku mezi 3, hari abiga mu mezi 6 cyangwa se mu gihe cy'umwaka afite gahunda yo kugira ngo ajye ku isoko ry'umurimo cyangwa se azashinge ibikorwa bye abe umuntu wikorera ku giti cye. Ese ubundi wenda tukiraho ngaho iwanyu mubifasha iki muri rashuri ryanyu kugira ngo umuntu abe yakwiga mu gihe gitoya, cyangwa se ntabwo aduhaye detail cyangwa se ibisobanuro yagiye kugira ngo wenda nk'umuntu dukurikiye by'umwihariko urubyiruko kenshi nubwo nkunda kuvugira ruba rukeneye kugira bwa bumenyi rubateza imbere cyane. Muzi yuko urubyiruko ari umubare munini ukunze guhura n'ubushomeri mu Rwanda, mwumufasha gute, bigenda gute mu kigo cyanyu? Mu kigo cyacu abanyeshuri turabigisha nk'uko nahoze mbivuga tugendeye ku nteganyanyigisho, nk'abiga mu myaka ya 4, ya 5, ya 6, no kuvuga
level ya gatatu, ya kane n'iya gatanu. Hari abiga mu gihe cy'umwaka umwe, ni level 1. Hanyuma hari n'abiga mu gihe cy'amezi 6 ndetse n'abiga mu mezi 3. Abo bose rero bagiye bafite programme biga yihariye bitewe n'igihe bafite. Namwe murabyumva ko abiga kiriya gihe gitoya umuntu ashyira imbaraga cyane muri pratique. Umuntu ashyira imbaraga muri pratique, bigira mu gikoni cyane cyane kugira ngo ibyo bize n'ubundi babijyane ku isoko ry'umurimo kandi ntibatsindwe, nibagera ku isoko ry'umurimo basange bakenewe. Ikindi kandi nakongeraho nuko abanyeshuri barangije iwacu hari urubuga duhuriraho, hari urubuga rw'aba-alumni abarangije, ku buryo nk'amahoteli akunze kudusaba abakozi, n'ubundi turongera tugasubira kuri rwa rubuga tugashyiraho itangazo tuti nyabuneka tukeneye wenda abakwiziniye 3, dukeneye abajya gukora service umubare uyu n'uyu, cyangwa se nk'ibigo by'ubukerarugendo hari abajya baduhamagara kandi twasanze nyine bigenda neza. Ikindi tujya dufata gahunda tugatelefona abanyeshuri barangije iwacu kugira ngo tumenye abafite akazi, abatagafite, tugakomeza kubakurikirana. Kugeza ubu rero biradufasha cyane kandi bimeze neza. Claude, utu turere twegereye imipaka y'u Rwanda, ihana imbibi n'u Rwanda, nk'umuntu w'inararibonye mu bijyanye na serivisi bakora iki, cyane ko bagira urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane b'abanyamahanga, tuvuge nk'urugero nka Kongo cyangwa se Burundi cyangwa se Uganda, benshi baba bagiye batandukanye, bakora iki kugira ngo barusheho gutanga serivisi nziza kandi babashe guhuza ururimi rutuma bakwakira abantu neza, babashe kubisanga mu Banyarwanda cyangwa se muri serivisi nziza iboneye iruta ibihugu byabo, ku buryo tukomeza kurushaho kuba intangarugero mu itangwa rya serivisi nziza. Urakoze. Nuvuga ngo ikintu nabwira abantu batuye ku turere dukora ku mbibizi z'ibihugu bikikije u Rwanda, icyo nababwira nuko nta business n'imwe ibaho. Ubundi business niyo yaba ari ntoya, usibye nda hari business ari ntoya cyane, ariko ubundi business iri kuri ubwa hoteli hari service itagomba kubura: administration na finance, marketing and sales, kugura no kwamamaza ibikorwa no kugurisha, noneho n'abatekinisiye. Ubwo rero ikintu nabwira bari abantu bafite amahoteli bari no kuri nari amahoteli nari amapark ari muri limitrofe z'igihugu ari ku nkengero, nababwira ko n'ubundi umuti rega ntibazakubeshye, umuti uri muri skills. Kuko umuntu wize aba afite ubushobozi bwo guhindura ibintu byinshi cyane. Umuntu afite ubushobozi bwo guhindura ibintu byinshi, iby'umutima byo bigenda binakura uko ugenda unakura no mu myaka, byanize kuvuga iby'ibikoresho byo n'ubundi uko iminsi igenda ishira mugera mumenya n'ibigezweho n'ibijyanye n'igihe, ariko ikintu cyitwa ubumenyi. Nuvuga ngo umuntu afite ubumenyi afite ubushobozi bwo kwiremera ibintu, niyo yaba ari nijoro akabyuka yahindura ibintu byose. Rero ikintu nababwira nibagerageje kuko abantu front office, umuntu ugaragara kuri hoteli bwa mbere akwakira muri booking wakoze, n'ukwakiramo hagati ubwo ni ukora muri service, na wa undi ukwakira muri front desk office, noneho na wa mutekinisiye uri mu gikoni. Umva niba abantu 3 navuze batajya babura, na bandi wenda baba baragiye kuri social media barashyizeho wenda application zituma abantu bamenya ko muhari, n'izindi platform zose. Bose izo nzego ukoresha administration financial ni ngombwa kugira ngo abe miyoborere na logistique na procedure de monnaie z'ukuntu ibyo mwavuze nk'igitabo. Ubundi muri hoteli yose habamo ikintu cyitwa Bibiliya ya hoteli. Bibiliya ya hoteli rero cyangwa se ibintu bagenderaho niyo bita manuel de procedure y'ukuntu uwo mu gikoni bigenda gute. Daye bihera abazana ibintu babizana mu ye procedure. Hahandi ikintu mu kuzana ibintu iyo procedure ipfuye, no muri stock ashobora gushiduka urunyanya rwapfuye rukazagiza byinshi. Rero icyo bita Bibiliya cyangwa se igitabo kiba kiri muri hoteli nziza ikwiza amategeko, kiba cyitwa Standard Operation Procedures. Icyo gitabo umuntu wese ukora kuri reception agenda akarabamo ibye, ukora mu gusasa akarabamo ibye, ukora mu bijyanye n'igikoni akarebamo ibye, ukora muri stock akarebamo ibye, ukora mu kwakira ibintu biza muri hoteli akarebamo ibye, ukora muri service zihura n'abakiriya direct akabona n'ibibye.
urumva ko n'ubundi byose nubwo navuga ibirenze ibi bigaruka kuri skills bivuze ngo abantu bakora bari ku mipaka ku turere dukora ku mipaka yo hakurya ku marimetrofe y'igihugu ni ukuri nibagerageze bajye bakoresha abantu bize bazabafasha kubongerera ibyo baburaga. Reka tubanze twerekeze mu karere ka Rubavu naho turebe muri ubumwe hoteli tureba serivisi bafite banatubwira uburyo ki kuba bahana imbibi n'umupaka w'u Rwanda na Kongo Demokarasi ya Repubulika ya Kongo tureba uko byifashe tugaruka mu kanya. Yanjye nitwa Bisengimana Innocent nkaba nshinzwe abakozi hano ndi HR muri hoteli Ubumwe. Hoteli Ubumwe nk'uko muyibona ikaba iherereye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, akagari ka Nengo, umudugudu wa Kivu, metero nkeya nka 50 ijana uvuye ku mupaka munini wa La Corniche werekeza muri Kongo. Ka Rubavu gafite umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, urebye ahantu gaherereye, ibyiza gafite, ibyo gashobora gutanga, nta udashobora kwifuza kukagana. Ndetse njya mvuga ko gusura u Rwanda ukagenda utageze mu karere ka Rubavu ni kimwe no kunyagwa zigahera. Akarere ka Rubavu hano cyane cyane aho hoteli Ubumwe iherereye dufite umupaka ni mu marembo y'igihugu, cyo ni icyambere. Noneho icya kabiri urabona ko dufite ikiyaga cya Kivu nacyo gifite byinshi gitanga. Ari amafi, ari ugutembera, ari ukwinezeza koga kugira ute, byose birahari. Noneho ikindi burya na klima cyangwa se ukuntu akarere ka Rubavu ahantu ntihashyuha ntihakonja ni heza hameze neza, ntawe utakwifuza kuhagera. So ni byiza ibyinshi dufite byo gutanga, ariko nk'uko wari ubikomojeho COVID-19 nk'ahandi ku isi hose byatugizeho ingaruka, ariko kubera ubwiza naho ubwiza bw'akarere ka Rubavu nibyo dutera Ubumwe. Akenshi ngiye mvugana n'abakiriya mbabwira ko ari mu rugo. Iyo uje muri hoteli Ubumwe uba uje iwawe mu rugo. Kubera iki? Icya mbere ushobora kubaza abantu basanzwe bahagenda, abakozi baho ntibahinduka. Ushobora gufata urugero rufatika mu mahoteli menshi uhageze kubera iki cyorezo cya corona abakozi baragiye cyangwa se barabahindaguye, ariko twe abakoraga mu gikoni nabo, abakora kuri reception nabo, serivisi zose abakozi bahakoraga nabo ngabo. Ni ukuvuga ko niba uje kuri hoteli Ubumwe nguko rero iyo ni hoteli Ubumwe iherereye hariya kuri Grand Barriere ku mupaka wo imbibi n'u Rwanda na Kongo, kandi banababwira ngo mushobora kuba mwabahamagara kuri 0783 kugira ngo bashe kubaha serivisi nziza yihuse. Ndagira ngo tugaruke wenda ku narabonye mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Iyi gahunda yo guhindagura abakozi mu mahoteli ese ishobora kuba intandaro yo kubura abakiriya? Murakoze. Iriya gahunda rero ntabwo ari nziza. Ntabwo ari nziza kubera ko hari uburyo igihugu cyacu gishyira imbaraga nyinshi mu kunoza serivisi, ndetse kandi hari n'amahugurwa agenda atangwa, yaba ari kuri ba rwiyemezamirimo, yaba ari no ku bantu bose bagira uruhare mu bijyanye na serivisi, ku buryo twese hamwe dufatanyije dushobora kunoza serivisi. Niba hari hoteli ifite abakozi bakaba bataranyuze mu ishuri, hari uburyo bashobora guhabwa amahugurwa. Hoteli igapanga abakozi bagahabwa amahugurwa, hakabaho kwiyongera k'ubumenyi mu byo bakora. Ariko icyo gihe hoteli yunguka abakozi beza bazi icyo bakora, ndetse ahubwo n'abakiriya barushaho gushima za serivisi zitangwa n'aya hoteli. Ariko iyo habayeho guhindura abakozi, umukozi yaramenyereye umwakira neza, ejo yaza agasanga hari undi rimwe na rimwe ataramenyera bya bindi umukiriya anakunda, hari akantu kanyuramo katari keza, bigatuma abakiriya bacika intege. Ni nayo mpamvu nashishikariza abikorera gushyira imbaraga ku bakozi. Niba ubona umukozi ari umukozi ukora neza akazi, wubahiriza inshingano ze, ni byiza nawe kumushyigikira. Niba hari amahugurwa abura ukamupangira amahugurwa,
kugira ngo ubumenyi bwe bwiyongere. Wenda dusanga bari kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu, nagira ngo utubwire by'umwihariko wenda nkamwe izo mbaraga muri gutanga, ugeze kutubwira ko mufite ikigo cy'ishuri, noneho mufite nta no kwimenyereza by'umwihariko hanyu, udusobanurire nyirizina. Dusanga berekeza ku musozo utubwira n'ayo masomo umwihariko wayo atandukanye mutanga, mushobora guha umuntu akaba bamufasha mu kwiteza imbere muri rusange. Murakoze. Dufite amasomo y'ubukerarugendo, tukagira n'amasomo ajyanye n'iby'amahoteli. Ikindi usibye no kugira abafatanyabikorwa bacu baduhera abana imenyerezamwuga, dufite na resitora ikora ifite imbaraga mu mikorere, ku buryo abana bacu n'ubundi baba bashobora kuyimenyerezamo. Claude, nagira ngo tubwire, turi kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu, kugeza aka kanya ni nk'iki ubona leta yashyiramo imbaraga by'umwihariko mu bintu bijyanye na serivisi, itangwa rya serivisi, hari aho zikigaragara zikiri hasi cyane ku bazitanga. Leta y'u Rwanda ikora cyangwa se abafite mu nshingano zabo, ubwo by'umwihariko ndakomoza kuri RDB n'abandi ubuyobozi bwite bwa leta, nako ministeri bifite mu nshingano zayo, bakora iki kugira ngo buri munyarwanda wese yumvishemo ko inshingano yo gutanga serivisi nziza ari nk'iye ku giti cye, ari inshingano ze? Urakoze. Burya umuntu wese uri mu kazi aba arimo gukora politiki inshuro nyinshi, kuko nta politiki iba itagira teori. Rero uriya muyobozi wahawe akazi na leta ariko akaba afite ikibazo cyo kuba atanga serivisi mbi, rimwe na rimwe atanabizi, uriya muntu ikintu ababura ni imiteke, niyo teori, niyo myumvire ariyo tuvuga nyine twigisha muri customer care, akabimenya. Kuko nk'urugero, reka nguhe nk'urugero, uruzi ko muri procedure zo kugira ngo utangire akazi biba bipanze no mu minota, kurusha nko gusanga bakwira ngo niba ubyutse mu gitondo kugera ku kazi ni saa 45, saa 45 na 47 ni ukuvanamo imyenda yawe ukambara indi y'akazi, kuva saa 47 kugera na 50 ni ugucomeka wenda ku mashanyarazi. Rero ngo iyo udafite teori runaka zijyanye n'ukuntu watanga serivisi, nubwo wamukora muri leta, ushiduka utanga serivisi mbi, bishobora guturuka mu kwica igihe, bishobora guturuka mu kudakurikiza za procedure zangwa zatuma utanga serivisi nziza, aho n'impapuro abaturage bakenera bahora bagusaba cyangwa bahora bagukeneraho usanga utanaziprintinze, utanazifite, sinzi ugasanga telefone niba yamugoramo amayinite kuko hari ibyo ugomba kwibutsa. Rero ibyo bintu byose kugira ngo utange serivisi nziza bisaba kuba hari teori ufite. Rero kugira ngo bikemuke, dutanga nk'inama nk'uko wari bisabye, nuko memsari leta ishobora gutegura amahugurwa ku bakozi, wenda tuvuge igategura nk'amahugurwa manini, ujye ubona nk'iyo wenda nk'abameya batoye bundi bushya, hari ukuntu bajyana muri incubator cyangwa se muri workshop wenda nk'igishari, bakamara nk'icyumweru barimo guhugurwa n'abantu runaka. Rero birashoboka ko ushobora gufata abantu bo mu tugari, sinzi ari ibihumbi utugari uko tungana, cyangwa se bo mu mirenge, cyangwa se ba etat civile, ugiye kubigisha gusa ukuntu batanga serivisi nziza. Icyo gihe rero n'ubundi bavayo iyo ari abantu bakwiye guhinduka cyangwa kumva, kubera za mbaraga za capacity building zo kongera ubushobozi, bagaruka bahinduye ibintu byose. Nk'urugero nk'iwacu turabikora mu ishuri ry'iwacu, dufite ubushobozi bwo kuba waduhamagara tukategura amahugurwa wenda y'icyumweru cyangwa ibyumweru 2 cyangwa iminsi 3 cyangwa iminsi 2, kandi tugakomanga cyangwa se tugatusha kuri bya bintu byose by'ingenzi byatuma serivisi igenda neza. Nibyo rero navuga ku kijyanye n'abantu bakora mu nzego bwite za leta. Leta ibishatse ikabibona ko icyo kibazo gihari, byarakorewe ubugenzuzi, ishobora guhamagara ikigo nka IBTC Save cyangwa se nka Excellence Hospitality and Tourism Academy n'ibindi bigo byinshi bazagenda bamenya nk'aba expert ku ihugurwa ry'iminsi 2, ku ihugurwa ry'umunsi umwe, ku ihugurwa ry'amasaha, ku ihugurwa ry'icyumweru, ku ihugurwa ry'ibyumweru 2, ku buryo ushobora gufata abantu wenda sinzi niba nk'imirenge ari nka 140 ingahe, ukabahuriza hamwe kuri bije yateguwe ku mpamvu zizwi, ukabahugura kandi
nkuko nize kuvuga ngo akadomo kuri i ukababwira ku bintu by'ingenzi gusa byangwa kugira ngo natanga serivisi nziza. Nakoze cyane twerekeje ku musozo turi gusoza ikiganiro cyacu dusoza n'icyo babwira abanyarwanda badukurikiye by'umwihariko urubyiruko cyangwa se abajeni bashaka kwiga ibintu by'amahoteli n'ubukerarugendo babasange hehe mukorera he kugira ngo abadukurikiye bashe kumenya adresse zanyu. Murakoze cyane. Icyo nabwira rero urubyiruko, abanyeshuri, abashaka kwiga ubumenyi ngiro cyane cyane mu by'amahoteli n'ubukerarugendo, dukorera Kimironko, hariya urenze beka ho gatoya ni inyuma urebye ya beka, mu gakorosi gahari, niba tugane bayobore tubaganisha ku isoko ry'umurimo. Tuzabakira neza kandi intumbero yabo yo kujya ku isoko ry'umurimo bakiteza imbere bazayigeraho nta kabuza turi kumwe. Murakoze cyane, reka tubashimire Claude, reka tugushimire cyane, twizere ko abo twabanye mwese mu kiganiro mwanogewe n'iki kiganiro. Ikiganiro nakagaruka ku munsi w'ejo kuva isaha 7:30 kugera isaha 3 z'umugoroba turimo tuganira ku bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo mu iterambere ry'abanyarwanda n'igihugu muri rusange, kandi twiyumviye uburyo ki mwagomba gutanga serivisi nziza kugira ngo abamugana bajye barushaho gukomeza kumugana by'umwihariko abanyamahanga. Reka dusoze dushimira mwese twanye mu kiganiro, dushimira equipe technique yose twabanye, dushimire Mwamba Mukarao, dushimire umusaza uri imbere yacu Sugira, turagushimiye cyane. Reka dushimire n'abanyamakuru bose bagiye kugaruka none ahangaha kuza muri studio za Flash TV aho baje gusesengura amakuru yiriwe acaracara hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no hanze y'u Rwanda muri rusange. Icyo ni ikiganiro News Lab, ntimujye kure, mwari kumwe na Bergine Bizimana. Bye bye. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Flash TV, be there to watch.